niba uri umuntu mukuru cyangwa ukaba ufite ubwenge dufashe umugire inama. Umva iyi nkuru ye. Ndi umukobwa w'imyaka 23, ntabwo ndi umwana kandi nta nubwo nkuze cyane. Ubu nibwo ndangije segonderi. Mfite agahinda, mfite ishavu, mfite akababaro kenshi. Ubu ngubu ntanihebye, ndi kumva ubuzima bwanjye y'ubwo bwakarangiriye hano, byibuze nkapfa bikagira inzira. Nubwo nsoje amashuri nta byishimo na bike mfite. Bijya gutangira nanjye nari nsoje tronkomo, amashuri y'icyiciro cya mbere cy'abanza, niyo bita tronkome. Mu buryo bwari bworoshye nagiye kwiga ku kindi kigo. Byari bisanzwe pe, nari ngiye nk'abandi banyeshuri, ngiye nk'abandi bana. Icyo gihe natangiye kwiga, nigaga umuhate, nari nshaka gutsinda, nari nyoteye gutsinda pe, kandi nari ndi umuhanga cyane mu byo nkora. Nari ngiye kwiga isomo ry'ikiganga. Ibyambayeho ntago mama. Igihembwe cya mbere kitararangira, tumaze ibyumweru 2, haje umuhungu kunganiriza. We yigaga mu wa 5, kimwe n'ibyo nigaga. Twese twigaga ubuganga. Twarakomeje kwigana, akajya ambwira ko ankunda, birangira nanjye nisanze koko nanjye namukunze. Ni gutyo urukundo rwanjye rwatangiye, urukundo rwa segonderi, urwo bita high school. Mwese muraruzi. Mu buryo butunguranye twakomeje kujya dukundana. Igihembwe kirarangira, tujya mu cya kabiri, turakundana cyane karava. Yanyitagaho, yari umusore mwiza kandi abakobwa bose bashakaga. Yanyitagaho cyane, nta munsi washiraga atanyandikiye agapepa cyangwa atambwiye bonne tide cyangwa se ngo ugire amasomo meza. Yari umuhungu mwiza kandi uteye ishozi, yari azi gufata neza abakobwa. Mana, isi yanjye yari iryoshye, isi yanjye yari imeze neza pe. Numvaga ari we muntu wenyine mu buzima nakagize. Numvaga ari we muntu wenyine Imana yandemeye. Yakomeje kujya anyitaho. Igihembwe cya kabiri ndanatsinda, tujya mu gihembwe cya gatatu. Nyine ubwo nari nkiri mu mwaka wa 4, level 4 cyangwa se senior 4. Byarakomeje, dukomeza byarangiye duhuye muri vacances ngo tugiye kuryoshya nyine dusoje umwaka wa 4. Ikintu cyambayeho, byarangiye turyamanye. Niyo muhungu wa mbere nari ndyamanye nawe. Ubusugi bwanjye niwe wabutwaye. Gusa ko namukundaga sinigeze mbyicuza pe. Twarakomeje nyine turakundana, sinamenya ko yanteye inda. Twasubiye ku ishuri, iyo tukiri muri level 4 igihembwe cya gatatu, menya ko yanteye inda, ndabimubwira. Umuhungu nari nzi ko agiye kunyihakana, nari mfite ubwoba bwinshi, nzi ko agiye kuntonoma. Arambwira ati, sheri, bibaho cyane, niba byarabaye reka tubishakire igisubizo cya nyacyo. Numvise mfite umutima woroshye, numvise mfite umutima w'amaganya, ariko ubwo yari yemeye, numvise ntangiye kuruhuka. Twakusanyije udufaranga, nanjye rwose nshaka turaje de poche, mbeshya mu rugo, mbeshya inshuti zanjye zose twari tuziranye, nabo bigenza uko. Tubona amafaranga atari menshi, kuko njye nawe twabonye umwana tutazamurera, birangira tuyifuje kuyikuramo nyine. Twagiye kuyikuramo magendo. Icyo gihe narababaye cyane, naciye mu buribwe ntabasha kugusobanurira.
naciye mu buribwe ntabasha kumva, naciye mu buribwe buri wese atabyumva, numvaga mbabaye cyane. Navuye aho ngaho nazinutswe umuhungu dukundana, ariko yari umuhungu utangaje cyane, yari azi gutanga keya ku buryo buteye ubwoba. Yakomeje kujya anzanira akabuto akambwira ati watakaje amaraso menshi, basirya ibinyomoro, nabyanga akanzanira amagi, nabyanga akanzanira imyembe, kandi twari turi no ku ishuri. Ku bw'amahirwe twaratorotse ntibatumenya, twaratorotse nyine tujya kubikorera hanze ntibabimenya, turagaruka amahoro. Tugarutse amahoro byo byaratunguranye cyane. Umuhungu nakomeje kongera kumva umukunzi, yakomeje kumpata keya, nanjye rwose nkatwarwa. Nese numvaga ari we naremewe, nese numvaga ari we Imana yampaye. Nuko twakoze exami, twese tubona promoted, turimuka. Nari ngiye mu wa gatanu, nawe agiye mu wa gatandatu. Byari byoroshye cyane, twarakomeje turakundana, twari twacanye muri byinshi, uburibwe bwinshi nabuciyemo kubera we, nawe yarigomye byinshi kugira ngo umane. Twarakomeje turakundana, noneho kuryamana biba akarusho. Twararyamanaga cyane mu biruhuko, tukaryamana. Nyine yari umuntu numvaga Imana yanjye yarandemeye, numvaga ari we mugabo wanjye w'ahazaza. Uwatangiye ari umuntu umwe wo kuryamana, niyo muntu twaryamanye mu buzima, ndamwibuka. Twarakomeje rero muri ubwo buzima, ndatsinda igihembwe cya mbere, icya kabiri nawe ndatsinda, kuko we yari ari mu wa gatandatu, yarandushaho umwaka umwe. Igihembwe cya mbere rero nawe yaratsinze bisanzwe. Habaye imikosa, nongera gusanga natwite inda ya kabiri. Icyo gihe numvise noneho nihebye kurenza mbere, ariko umuhungu we yakomeje kujya ambwira ati ibyo bibaho sheri, ndagukunda kandi nawe urabizi, sinatuma biba ngo iwabo bakwandagaze, sinatuma biba ngo mu kigo babimenye, ahubwo dushaka ukuntu twayikuramo. Twari mu gihembwe cya gatatu, ndi mu wa gatanu, nawe ari mu wa gatandatu, igihembwe cya gatatu. Byarangiye tuyikuyemo, ingwa nabi cyane, yanguye nabi cyane ku buryo naciye mu buribwe burenze ubwa mbere. Birangira kuva byanze guhagarara, amaraso yaravaga cyane. Birangira nakoze exami igihembwe cya gatatu, we nagize byarangiye ntsimiye. Uzi kudubura uburyo bibabaza, uzi gusibira atari uko uzi ubwenge uburyo bibabaza. Nibyo byambayeho. We yagize amahirwe nyine aratsinda, ntiyabona amanota menshi ngo ajye kwiga kaminuza. Yahise akomeza ubuzima busanzwe bwa bizinesi, atangira gucuruza utuntu duto bo bari bamuhaye igishoro. Twakomeje kujya tuganira nyine, nkajya muganiriza cyane, akambwira uburyo nkunda akanakumbuye, kuri visite akansura, nkamusaba y'amata akayampa, buri gihe cyose. Mbese numvaga ari we Imana yandemeye. Nange nizi nirara nyine, nubwo bari bamaze kwakira ko nadowe. Nari mfite ababyeyi beza pe, bakomeje kundihira nyine ndiga. Nange nize nta gucika intege, nakomeje kujya muhamagara cyane, tukajya tuvugana, amata akayangurira. nawe koko yari yarabonye amafaranga ageze hanze. Byarangiye nange nimutse njya mu wa gatandatu, dukomeza kujya tuvugana, akanyuriza amafaranga, akaza kunsura ku ishuri. Mbese yankubanyeho muri byose, yari yagaruriye umutima wanjye pe. Byarangiye nyine nsoje amashuri nanjye njya mu bantu b'abadiplômiye.
none uzi ikintu kimbayeho, tumaze amezi 2 yonyine tutavugana, none mbonye umuntu unzaniye ibaruwa y'ubutumire bw'ubukwe bwe, none ndi kwibaza nyakire, niyahure, mwice, nataye umutwe, mungira inama. Ese ari wowe wabigenza uti? Aha ni kuri Sharif TV, nawe niba ushaka kugisha inamba nyandikira kuri email sharifuwingabire@gmail.com. Ahangaha turi abantu barenga ibihumbi 2 bose bashaka kumva buno butumwa. Rero ndagira ngo mwese mudufashe mumugire inama. Ntiwibagwe kugenda udakanze subscribe, like na share. Ibyo ni inkunga kuri twe. Ndabashimiye mwe twabanye.